muribuka tugiye ku kazi gusenga kwiga abanyeshuri nyine tukabyuka mu gitondo amamiliyoni n'amamiliyoni ava mu gitondo mu rugo agiye muri ibyo bintu byose mvuze. So mbere yuko mbabwira akantu k'ubwenge manza ukande kuri ako kantu k'umusaraba umanuke hepfo gatoya ukane no ku kantu k'umutima. Icyambere murabizi ko tubaye mu buzima hano ni Kigali cyangwa n'ahandi hantu hose umva dufite amamiliyoni n'amamiliyoni muri Rwanda dufite bamwe bafite akazi abandi bagafite ariko byaryo byose twese tuva mu rugo. Ubu baza amamiliyoni yavuye mu rugo mu gitondo harimo abanyeshuri abamama abagiye mu kazi abagiye hehe abari mu ngendo ushobora gusanga imibare y'abantu mu ngo iri mu bantu bari mu rugo basige mu rugo ari bakeya. So icyo nashaka kubabwira cy'ubwenge kandi uramutse ubaza abantu bavuye mu rugo mu gitondo sibyo noneho nyuma nimugoroba nyine abantu batashye bagarutse mu ngo urumva ugahita ubara imibare yavuye mu gitondo mu ngo ukongera ukabara ntago imibare yakongera kuzura harimo abantu bashobora kuba bapfuye bakoze impanuka barwaye n'iki kuko murabizi ko namwe mumbwire mubigereranyije neza imibare yavuye mu ngo mu gitondo n'imibare igarutse mu ngo nijoro irangana cyangwa iba yuzuye cyangwa hari aho bigabanyuka. Akantu k'inama rero nashakaga gushiramo mwirinde kugama munsi y'ibiti mu gihe imvura iri kugwa mwirinde kuvugira kuri telefone mwambuka kaburimbo mwambuka mugenda ibyo bintu byose mubyirinde kubera ko ibyo bintu bigabanya imibare nyine ya mibare navuze ngo iyo bari kubarura basanga imibare yagivuye mu ngo yongeye nimugoroba atari yo yagarutse. Ibyo bintu byose bituma nyine tuva ku isi vuba tubyirinde nanjye ndabyirinda. So nkomeza kubihanganisha abantu bari bafite gahunda y'akazi n'ibindi byose imvura ikabibavangiye niba utarabona amafaranga nta kundi ariko haracyari umwanya hari igihe mu kanya twayabona.